Mbahaye ikaze mwese ku rubuga Iyungure. Nari mbakumbuye kandi nifuzaga kumva kubonana namwe, nifuzaga kuganira namwe. Mbahaye ikaze kandi ndatangira mbifuriza umwaka mwiza, umwaka uzababere umwaka mwiza wo mubonamo ibyiza byose, ibyo mwifuza byose ndetse n'ibyo imitima yanyu yifuza. Muri uyu mwaka rero nifuje kuganira namwe. Nifuje kuganira namwe ibintu birindwi wakora. Ese iyo urimo gutegura umwaka wabigenza gute? Impamvu iki nifuje kuganira namwe hagati muri uku kwezi nuko nzi yuko buri wese ku giti cye hari ibyo yateganyije, hari ibyo yakoze. Ubu rero neho no kugira ngo turebere hamwe ese ibyo bitakagombye kuburamo ni ibihe muri uyu mwaka, bitakagombye kuburamo ni ibihe, kugira ngo ushobora gusanga wenda hari kimwe wakoze cyangwa hari ikindi wibagiwe, mbese bigatuma twisubiramo tukareba neza. Ushobora gufatamo kimwe nubwo ari birindwi, ushobora gufatamo kimwe, ushobora gufatamo bibiri, cyangwa se ukaba wabifata byose. No kugira ngo turebe dusuzume neza ibyacu uko twabiteguye. Iyo umwaka ujya gutangira rero usanga twese dufite ingamba nshya, usanga twese twifuza kugera ku bintu bitandukanye, ariko noneho usanga nanone biba bisaba kugira ngo nawe ubwawe uhindure n'imitekerereze, kubera yuko wasanga imyaka yose isa, ugasanga wavuye muri 21 wagiye muri 22 ariko birasa, kuko iyo udahinduye imitekerereze, iyo udahinduye ibyakugoye muri bibiri mu mwaka ushize, iyo udahinduye ibyakugoye mu mwaka ushize, usanga kenshi hari igihe imyaka yose isa kuri wowe. Niyo mpamvu rero ibi bintu uko ari birindwi biri budufashe kugira ngo twisuzume, turebe koko ese twavuye mu mwaka umwe tujya mu wundi, cyangwa se nijoro bwarije buracya birarangira. Reka twihute rero turebere hamwe ibyo bintu birindwi. Icyambere ni ibijyanye n'umuryango. Ni ukuvuga ngo niba ufite umuryango, urubatse cyangwa se ntago wubatse, ariko nubwo waba wubatse, reka duhere ku bantu bubatse, usanga ukeneye kugira ngo uvugurure ibyo mu muryango wawe. Wibifata nk'ibisanzwe, kuko haba hari impinduka nyinshi zabaye, haba hari namwe ubwanyu mwarafese anniversaire, isabukuru nyinshi zabaye. Ni ukuvuga rero haba hari ibintu byahindutse. Rero umwaka ushize ugomba gutandukana n'uyu mwaka, haba mu mikorere, mu muryango wawe. Ese n'abana bawe bava mu kigero kimwe bakajya mu kindi kigero? Ni ukuvuga ngo ugomba gusuzuma ukareba noneho niba umwana wari afite imyaka 14 none wakaba agiye kugira 15, ni ibiki uri bumutoze. Imyaka 4 yajya kuri 5 abagomba kwiga ibintu bishyashya. Aho ngaho ndimo kuvuga mu muryango. Ni ukuvuga ngo ugomba gusuzuma ukareba urugo rwawe, ukavuga uti se noneho umwaka ushize byari biteye biti, imirire yari iteye gute, noneho ukavuga uti reka mpindure bitewe n'imyaka, bitewe n'ibyo wifuza kugeraho muri icyo gihe. Imibanire y'umugabo n'umugore, ukareba iyo mibanire imeze gute. Ntibiba ari ibintu bihoraho bya rutine, bihoraho ngo uko twabikoze, uko tuguma tubikora niko bizahora. Hoya, ugomba kugira ikintu gihinduka, kuko n'umwaka warahindutse. Ugomba rero gusuzuma ukareba ibijyanye n'umuryango wawe wifuza nibihe, akaba ari byo uheraho. Ushobora no kuvuga uti ese noneho mu rugo rwanjye, imibanire y'umugabo wanjye nanjye ndayivugurura gute. Wibifata nk'ibisanzwe. Imana iba yaduhaye umwaka kugira ngo tubashe kuba bashya, tubashe gukoramo ibintu bishyashya kandi byiza. Ugomba rero gusuzuma ibijyanye n'umuryango wawe, ukareba abana bawe ibishyashya ugiye kubigisha ni ibihe, ukareba urugo rwawe n'umugabo wawe ni ibihe, ukareba imirire ni iyihe, ukareba kuvugurura ibijyanye n'abakozi dukoresha n'abakozi badufasha mu rugo ni ibihe. Ese ibijyanye ibyo ngibyo byose ugomba kubireba kandi ukabyitondera, kandi ugashaka ibintu bishyashya uzana bijyanye n'umwaka mushyashya nyine. Ikindi cya kabiri umuntu agomba kurebaho ni ibijyanye na kariyeri y'umuntu. Ushobora kuba uri umucuruzi, ushobora kuba uri umukozi wa leta, ushobora kuba wikora mu buryo bumwe cyangwa mu bundi. Uko wari uri bigomba gutandukana n'uyu mwaka. Uti kubera iki? Impamvu ugomba kureba kariya yawe nuko hari competition.
hano hanze hari competition, buri wese arashaka kugera kuri iki, buri wese arashaka gukora kuri iki, buri wese arashaka gukora kuri iki. Noneho ku giti cyawe niki kizatuma uba competitive kuri iri soko turiho? Ni igiki kizatuma uba ugira skills zitandukanye zikenewe mu kazi? Ni igiki kiri butume ako kazi bumva bakikwishimiye gukorana nawe? Aho ngaho ugomba kubitegura muri uyu mwaka ukareba. Ntabwo uri buvuge gusa ngo uyu mwaka uzagende neza, nzakora ibi n'ibi n'ibi. Oya, ugomba kubyandika. Ese gap ufite ni iyihe? Ni ukuvuga ngo imbogamizi wagize ni izihe? Ni ibihe bintu utazi ubimenye byatuma ubasha gukora neza kurushaho? Kariyeri yawe, ugomba kumenya kariyeri yawe urakoramo ibijyanye n'iki. Icya gatatu umuntu agomba kurebaho nanone ni ikijyanye n'ubuzima bwe bwo mu mwuka. Ku bantu basenga usanga kenshi hari igihe tuba twifuza kuva ahantu hamwe tukagera ahandi. Ni ngombwa yuko ugomba kureba ukavuga uti wenda umwaka ushize ntago nabashije gukora ibi ngibi, ariko uyu mwaka ndabikora gute? Ndasoma Bibiliya, ndareka byaha ki, ibyari byakunaniwe ndabireka gute? Ibyo ngibyo byose ukamenya uburyo ugomba kuzamuka. Ntago tugomba kuguma ahantu hamwe. Hoya, no kuvuga ngo niba Imana itwemereye kubaho, tuba tugomba kugenda dukura muri byose dukora. Tugomba rero no gukura mu bintu bijyanye n'Imana. Niba ari ijambo ry'Imana, ukavuga uti ndasoma ijambo ry'Imana gute? Ibyo ngibyo byose ni ibintu dukeneye gukoraho. Ubuzima bwo mu mwuka ukava ku rwego rumwe ukagera ku rundi. Ntuhora uri umubebe, ntuhora uri umwana, kandi uba ugomba gukura ukava ku kigero kimwe ukagera ku kindi. Ibikorwa rero byagukuza ni ibihe? Ugomba kubimenya, ukamenya ibyo ngibyo byose. Icya kane ni imibanire yacu n'abandi. Imibanire yacu n'abandi ni ikintu cy'ingenzi cyane, kubera yuko ntago tuzatura kuri umusozi nk'ibiti cyangwa nk'ishyamba. Imibanire yacu ni ngombwa, kandi umunyarwanda yaciye umugani ngo ifuni ibagara ubucuti ni akarenge. Ariko ubu noneho corona isa nkaho yabizambije. Ariko icyo ishaka kuvuga ni iki? Ni ukuvuga ngo ugomba kureba ese inshuti zawe ni izihe, ukareba ese inshuti zawe urukundo rurabagarirwa, urukundo barutekinga care. Ni ukuvuga rero inshuti zawe ugomba kumenya ngo ni bandi. Niba ari bandi, ese muravugana? Ese hari ikintu ukora? Ese urabasura? Ese mbese ukareba ubusabane bwawe n'abandi. Ibyo ngibyo nabyo umuntu agomba kubirebaho kugira ngo azagire umwaka mwiza. Icya gatanu tugomba kwitaho muri uyu mwaka ni ikijyanye n'imirire. Murabizi yuko twese twifuza kuva mu mwaka umwe tukajya mu wundi, tukajya mu wundi, tukajya mu wundi. Ariko bisobanuye mu biganiro bitandukanye ko ikintu gituma tubasha kugenda, ikintu gituma umubiri wacu ubasha kugenda, essence y'umubiri wacu ni imirire. Imirire rero tugomba kuyitaho muri uyu mwaka, ukamenya ngo wowe urufungura iki. Kandi ntabwo ari wowe gusa, ni ukuvuga ngo ugomba no kureba abo mu rugo rwawe. Ese barafungura iki? Jewe ko ngana gutya ndafungura iki? Abo turi kumwe barafungura iki? Bitewe n'urugero rwabo, kugira ngo imikurire yabo n'imibereho myiza igende neza. Tugomba rero kwita ku ifunguro dufungura mu ngo zacu, kugira ngo tubashe kugera hose twifuza kugera, tubashe kugera no kuri iyo myaka yose twifuza kugeramo. Imirire rero umuntu yakwibaza ati jewe ndabitegura gute? Urumva ntago ari ibintu byo kuvuga ngo iminsi 365 yose irarangiye urarya ibyo ubonye, ntago ufite gahunda y'imirire. Ugomba kumenya ukavuga uti muri uru rugo bagomba kunywa amazi, tugomba kurya imbuto, tugomba kurya imboga. Noneho ntuvuge ngo wabihashye gusubishyizaho, ukagomba kumenya yuko byanariwe. Ukavuga uti ngomba kugabanya wenda junk food, ibiryo bidatetse, mafiriti ngomba kuyagabanya. Niba uyagabanyije ntago ari kuri wowe gusa. Oya, ntago ari kuri wowe gusa, ugomba kumenya n'abandi, kubera yuko uko bikugiraho ingaruka mu gihe kiri imbere ni nako bigira ingaruka no ku bandi, nabo ukabasha kubagabanyiriza, kandi ntibibe kuri wowe gusa ahubwo bikaba no ku bandi bantu mubana mu rugo.
aho ngaho ni mu gihe ufite umuryango. Mu gihe rero urimo kureba iki kiganiro ukaba udafite umuryango, nawe ugomba kumenya ibyo ufungura. Ntabwo kubera yuko usanga abantu batoya hari igihe bafungura bamenyereye gutumiza ibiryo hanze badateka, ugasanga bararya amafiriti, bararya baga, ariko noneho ugomba kumenya vision yawe. Ntabwo ushobora kuzagera kure urya ibyo bintu kubera yuko amaherezo birakurwaza. Hari ibiganiro byinshi twagiye dutanga bigaragaza yuko amaherezo birakurwaza. None aha ngaha ibyo ngibyo ni ibintu by'abantu bafungura gutya badafite ahantu berekeza, ariko iyo ufite aho werekeza uba ugomba kumenya yuko imirire yawe ari iy'ingenzi cyane. Icya gatandatu ni imishinga. Usanga kenshi iyo umwaka ujya gutangira tuba duhugiye mu mishinga. Nzakora iki? Umushinga ni uwuhe? Ndazana iki? Ndakora iki? Ariko noneho ntago ari umushinga gusa tugomba kwitaho. N'ibyo ngibyo byose birakenewe kuko ni bimwe mu mishinga yacu, ni bimwe mu bitugize. Imishinga rero ni myiza, ariko noneho tugomba kumenya ngo imishinga ni iyihe. Ni ukuvuga ngo tugomba kureka kuvuga ngo turasevinga, turazigama. Kuzigama ni byiza, ariko noneho kuzigama gusa ntabwo bihagije. Tuba tugomba no kugira ngo noneho dushore ibintu bitubyarira amafaranga. Umenye ngo ntago ari amafaranga ndimo kurya gusa, ahubwo ugomba kuzigama noneho, ariko noneho gushora nabyo ni iby'ingenzi kubera yuko dukeneye yuko amafaranga abyara ayandi. Ni ukuvuga yuko mu mishinga urimo gukora iyo ari yo yose ukeneye kumenya yuko ibikorwa urimo gukora biri bukuzanire ayandi mafaranga, atari kurya gusa, ahubwo ugomba gukora imishinga ikuzanira ayandi mafaranga. Kubera yuko umuntu atangira kuzigama hakiri kare. Izi mbaraga dufite uku kuntu turi active ntabwo tuzabihorana, ariko noneho mu gihe uzaba utabifite, utagifite izi mbaraga zo gukora, noneho bizagenda gute kugira ngo ubashe kugira ikindi kintu kikwinjiriza, ubasha kubonamo amafaranga. Icya karindwi nacyo tugomba kurebaho kandi tukabyitaho, ni ukumenya ibyo uzakora ku nyungu z'igihugu cyacu. Kubera yuko murabizi neza iyo turimo kuvuga ngo turategura u Rwanda abana bacu bazabamo, tubayemo twishimye kandi n'abana bacu bazabamo. Ese ibikorwa uzakora bigendanye no kugira ngo ubashe gutegura ibyo ngibyo ni ibihe? Ntabwo tugomba kwirebaho gusa, ntabwo tugomba kurangira ari kuri twebwe gusa, oya, ahubwo tugomba kumenya ngo ni ibihe bikorwa tuzakora igihugu cyacu gifitemo inyungu. Aho ngaho harimo kwitabira umuganda, corona nimara gukiranuka natwe, aho ngaho hari ibindi bikorwa byinshi bigenda bibaho, ushobora kuvolunteeringa cyangwa se ukaba wabasha kubikora, ukabasha gutanga umusanzu wawe mu gihe ugifite imbaraga. Ibi bintu uko ari birindwi rero nabibakusanyirije kugira ngo buri wese asuzume, arebe. Buri wese arabifite, ndabizi murabifite, mufite ahantu mwabyanditse, kubera yuko ntago biharangira mu magambo cyane, kubera ko ubwonko bwacu buribagirwa cyane. Iyo utabyanditse uba ugomba kugira ahantu ubyandika, kuko iyo utabyanditse urabyibagirwa. Wabyibagirwa rero ugasanga birangiye gutyo, umwaka urangiye gutyo, amezi 6 arashize, amezi 12 ararangiye. Ni ngombwa rero ko tubyandika tukareba aho mwabyanditse. Rero ababyanditse mwareba mukareba naho wafatamo kimwe naho wafatamo bibiri, ariko ukabikora kandi ukabidetaye. Ntabwo kubivuga gusa bihagije, bishaka kugira ngo ushake umwanya wo kubitekereza, ubidetaye, ubyandike utwo tuntu twose wifuza kuzakora tube ari utuntu twanditse. Ikindi ni ku bantu batarabyandika, ndagira ngo mubigerageze murebe, kubera yuko urebe ko bikora koko, kuko iyo umwaka urimo kurangira tuba turimo gutekereza ese umwaka twavuze iki. Iyo urimo kubireba ahantu byanditse ugenda utikinga uvuga uti binarabikoze. Ariko iyo utabyanditse ubwonko usanga bwarabyibagiwe, ukabona hari igihe bigutwaye umwanya wo kubyibuka kandi utabyibuka neza. Ndizera yuko rero ibi bintu nitubikora tuzagira umwaka mwiza kandi tukabasha kugenda tureba dutrackinga koko twabikoze. Ndabashimiye ko mwakurikiye kino kiganiro, kandi nizera yuko n'ibindi biganiro byose tubanyurizaho bibanyura kandi bigatuma mubasha kugira ibyo mwiga muri ibi biganiro. Ndabashimiye kandi nsaba abantu batarakora subscribe kuri uru rubuga, niba ukunze bino biganiro kugira ngo ukore subscribe kuri uru rubuga kandi
ukore na notification kugira ngo ujye ubona ibiganiro byose twashyizeho. Ndarangiza rero mbifuriza umwaka mwiza kandi nizera yuko uzatubera mwiza. Murakoze, Imana ibarinde.